Imana ishimwe. Reka tubanze twubaha Imana dusenge. Imana ishoboye byose, Imana itananirwa, mu gihe cyawe gikwiriye wateguye, wafashe ku nda ya ka Yesu utanga umwana w'umuhungu. Nicyo kitwicaje aha, nicyo gitumye mpagaze hano. Uyu munsi twaje ari nta rindi jambo riri mu kanwa kacu usibye kuvuga ngo warakoze. Uhabwe icyubahiro w'Imana. Ngaho nyemerera nk'uko watangiranye n'ababaye hano kuva kare, ubane nanjye mpaka igihe turi buze gusoreza. Uhabwe icyubahiro, ubishimirwe Yesu, mu izina rya Yesu, amen. Abantu bakenkwanzi ndabaramukije mu izina rya Yesu. Bamuyenje igihe gitoya imbere yanyu, ndi umuntu ukunda kubahiriza igihe. N'ubu abo twari turi nari nababujije amahoro. Ubundi igihe ni amafaranga cyangwa se igihe ni isene, kandi isene ni ubuzima. Ubuzima wabamo butarimo isene nabwo waba usa n'ubutahari. Rero mugerageza abantu tujye twubahiriza igihe, Imana ibahereza umugisha. Abashumba bakora umurimo nk'uw'Imana yampamagariye, ndabanezerewe kandi abakiriye mu izina rya Yesu. Abayobozi bacu ba gavumenti nabo turabakiriye, ngira ngo nibo batwakiriye muri uyu mwanya. Imana ibahereza umugisha mu izina rya Yesu. Nta kintu kinejeje nko kureba Godi na ka Yesu uyu munsi n'abageni. Imana ihabwe icyubahiro. Ngiye kuvuga ibintu bikeya nka 3 cyangwa 4. Hari abantu 3 mu buzima bo kwitonderwa, nubana nabo uzabitondere. Umuntu wa mbere ni umwana muto. Umwana muto ni umuntu witonderwa, ukwiriye kubahwa, kuko uyu mwana muto ejo udashobora kumenya icyo azabamo cyangwa se icyo azaba. Ndibonera kubwira abantu bafite abana babereye ba mukase, uwo mwana nushaka umufate neza, kuko ahari yende ejo azatabara abawe. Kuko umwana muto wamufata nabi kandi ari we president w'ejo hazaza. Umwana muto wamufata nabi ariko ejo ari we MP w'igice uzakuyobora. Ahari ejo wamufata nabi ari we uzavamo doctor uzavura umwana wawe arwaye. Umwana muto akwiriye kwitonderwa, kuko ejo udashobora kumenya icyo azabamo. Reka ninjire mu kabica yacu yo korora. Ubundi inyana ntoya wakubaza ngo izatega ite ntabwo wabimenya. Uko udashobora kumenya uko inyana nto izatega, niko udashobora kumenya umwana muto icyeje azabamo. Uwo ni umuntu wa mbere wo kwitonderwa. Umuntu wa kabiri witonderwa ni umuntu wanyuze mu bitabo akiga, umuntu wize. Nagize umugisha ndiga ka Yesu, ubyare nushaka uzabyare 50. Kandi so iyo Imana yafunguye, umuririmbyi yaturirimbiye aravuga ngo iyo Imana ikinguye nta muntu ukinga. Nubwo wagira gute, nubwo wazana za greda, nubwo wazana imbunda zikomeye, ntabwo iyo Imana yakinguye nta muntu ukinga. Yakinguye maze ububyare mu izina rya Yesu. Umuntu wa kabiri witonderwa ni umuntu wize. Umuntu wize, mwababyeyi mwe, ubundi mu muco wacu uko nakuze mbisanga, ntabwo muri twebwe twari dukoreyemo kwigisha bitangiye kuza ubu, ariko nimushaka mwigisha abana banyu.
reka mbahereze urugero rutoya. Iwacu twebwe mu Ruzinga, abantu bazi za Mutukura bariyo barirukana abantu bo mu Ruzinga. Nahoze mbaganiriza ndababwira ngo reka batwirukane kuko ntidufite utuvugira. Uruzinga rwose abana b'abakobwa bageragezaga gusanga bafite ubwenge barabashingiye. Abana b'abahungu bakagize ubwenge mu ishuri ngo bige bagiye gucuruza inka. Uyu munsi wa none government irimo irukana abantu. Nta wahaguruka ngo ashyireyo uruzungu atwareyo ubwenge bwe. Nta wigeze n'umwe uba umusirikare ngo uvuge ngo uyu muntu ni meja ni genero ngo hagarara avuga atari ko aha iwacu turimo turarengana. Urugo rwawe rukeneye mu mwana w'isi. Nagize umugisha ndiga ndumwana genda umwana wa 13 munda y'umukecuru wanjye. Yarababyaye bashirayo ninjye wanyuma wasizwa ndakinga. Uba yombajije ngo wizute kurinda aho wambara diguri. Allo no ntago mbizi. Ariko buriya abanyarwanda so Bibiliya ubwa iravuga ngo irizaba imbuto ntiri mu ngo. Niyo mpamvu ka Yesu irizaba imbuto mu nda yawe. Ni uyu mwana wavutse ntabwo ryamunzwe. Andi mahuri yose yarasohokaga ariko ryo rigezweho. Imana iravuga ngo iringiri rigomba kuzavukamo umwana w'umuhungu. Ubwo imbere yanyu sigaje nk'idakika 5 nkurikiza jewe igihe. Imana ihabwe icyubahiro. Anyumba umuntu wa kabiri navugaga n'umuntu wize. Umuntu wize ashobora kwiga akiga nabi, Imana ikamufasha akambara diguri, ejo akagaruka mu rukora mukaragira n'inka ndetse mukanamukoresha. Ariko igihe Imana izibukira gacumuke ikongera ikakibuka, uyu muntu azabasiga, uyu muntu azabayobora. Uko byagenda kose ugira nk'igihumbi ariko ugakenera umuntu wize uzakugenda imbere nubwo yaba afite nk'imwe yonyine akazakugenda imbere akajya kukuvugira uruzungu. Hari igihe kizagera amashuri ya Imana niyibuka agacumuke azabasiga. Hari igihe Imana izibuka agacumuke agaruke ku gice abayobori za nk'igihumbi azibonere mu mezi 5 cyangwa 6. Iyi Imana yibutsa agacumuke umuntu wize agirirwa neza nayo. Wanyuma witonderwa ni umuntu washoboye kurokoka agasenga. Amen. Umuntu wa gatatu ni umuntu washoboye kurokoka agasenga. Reka mbabwire mwa bapasiteri inshuti zanjye abantu barahanga. Rimwe na rimwe hagara imbere y'abantu bagatangira kuvuga ariko se akagabo karimo kavuga gutya gafite inka zingana. Ese akagira itakaringana iki? Maze nushaka rwose ufite iporoti guma ku Mana. Nushaka ufite iporoti iyaguhamagaye nutayivangira ngo uyikorera amahano nukuri zakugirira neza. Reka mbabwire iki ngiki. Mana yanjye we kandi ko ngiye gutinda. Kandi simbikunda. So ikintu navugaga umuntu wa gatatu ni umuntu usenga. Nureba umuntu yakurushije gusenga umenye ngo yakurushije umugisha w'Imana. Nureba umuntu yakurushije gusenga umenye ngo yakurushije umugisha w'Imana. Jewe reka mbabwire iki kintu. Tubonye abantu bafite nk'igihumbi bafite inka 2,000 ariko badashoboye kunywa amata yazo. Amen. Uyu mugabo witwa Yesu waduhamagaye yavuze amagambo meza ajya kujya mu ijuru. Ndagira ngo abashumba tuyumve. Yavuze amagambo meza ajya kujya mu ijuru. Yaravuze yabwiye Imana ngo Mana witegereze urebe iyi si nimbi nanjye ndabizi kuko nayibayemo. Barankubita barangambanira barankubita banshyira ku musaraba barambamba ndapfa ku munsi wa 3 nazutse. Rero izo mbaraga jewe nazibonye zituma nzuka. Ariko aba bantu basigaye bankurikiye boni baramuka bapfuye bazazuka ku munsi w'umuzuko. None ndakwinginze nabo ubwabo bafite ubwoba kuko baritegereje babonye inkoni bankubitse. Aravuga atari ko icyo ngusabye iyi si wiyibakura amahubwo yibarindiremo.
wowe nta kindi ngusabye wa mana we, iyi si ndagusabye aba bantu bankurikiye utayibakuramo, ahubwo uyibarindiremo. Kamubwire ubwo bwicaye ahangaha ukeneye uburinzi bw'Imana. Uba ufite ibigenda, uba ufite ibitagenda, ukeneye uburinzi bw'Imana. Uba ufite abasirikare bakurinze baba badahari, ukeneye uburinzi bw'Imana. Uburinzi bw'Imana nibuza ibintu byose bizoroha. Ukeneye uburinzi, ukeneye amahoro y'Imana. Rero ikintu nashaka kuvuga ni iki ngiki, mwabashumba mwe abakozi b'Imana, umuntu washoboye gusenga, umuntu washoboye gusenga, komeza usenge, maze wongere usenge, maze wongereho usenge, maze udacogora usenge, maze ukomeze musenge, winjira musenge, maze ntubitware buhoro, ahubwo ubikabyemo cyane. Injiramo ubikabyemo cyane. Nigeze muri uku kwezi kwa mu kwezi kwa gatatu, Imana yantegetse amasengesho y'iminsi 21 ntarya nawe. Tekereza mfite diguri, ndacyari muto ndikunze, no mu bwenge ndabufite, no mu ishuri narabatsindaga kandi neza. Tugiye mu mibare nayikora mu mutwe, wowe ugifite ka peno kigira urye nyizi neza. Imana irambwa ngukora amasengesho y'iminsi 21 utarya utamu. Nkora amasengesho y'iminsi 21 ntarya nanywa, nyivuyemo abantu bavuga bati bishoboka bite ko umuntu yakora iminsi 21 atarya atanywa? Uyu muntu nawe ngira ngo uyu muntu ngira ngo nawe n'uwikuzimu. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Noneho nashakaga kubwira abantu barahangaha barokotse, reka mbabwire, iyi si mureba yaranduye, iyi si yabaye mbi, nimushaka musenge. Ubundi mwebwe reka mbabwire, mwabarokore mwe abagabo barahangaha, abadamu baraha, uyu munsi wa none nimushaka murokoke, kuko ibyo mwakoraga kera, ibyo badata bakoraga, ibyo basogokuru bakoraga, ibyo basogokuruza bakoraga, mwebwe nimukibishoboye, ahubwo igishobotse ni ukurokoka. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Bararaguje, baraterekera, barabandwa. Uyu munsi wa none ntugishoboye guterekera, ntugishobora kuraguza, ntugishobora kubandwa, ibyo ngibyo ntabwo kibishoboye. Kandi iyo midayimoni y'Imana iracyari ku muryango, iracyavuga ngo ibyo mwankoreraga ndagira ngo n'ubu bikore. Hari abantu bicaye ahangaha, barabizi neza, bajyaga babahereza amata babandishijwe, baterekereshejwe. Wicaye ahangaha, ayo mata warayanyoye, bakurasa zinda saa utazi iyo zavuye, bagushyiramo imiti utazi uko byagenze ukiri muto, wanze kurokoka, uracyari muri kanyanga, uracyari mu mbandure, uracyari mu bagore. Abadayimoni bo kwaso no kwa basogokuru bawe no kwa banyakurume bari ku rugi barakomanga ngo wongere udukorere bya bindi. Abana bacu barize, bambaye diguri, yego bambaye diguri, babuze imirimo, ari nta kindi kibimurishije. Ubwenge barabufite, ariko ikibazo hari ibintu byakorewe mu muryango bidashobora gutuma uyu mwana abona imirimo. Bihagaze ku muryango, biravuga ngo nimudaterekera, nimutaraguza, nimudakora bya bindi mwajyaga mukora, azamara imyaka 20 ntakazagira kiki. Umwana uramuhereza kapita miliyoni 10, utahaguruka ujya gukora nk'abandi nyuma y'amezi 2 cyangwa y'amezi 3. Umva, atayanywereye inzoga, atayaririye mu bagore, atacakaye, agakora nk'abandi, nyuma y'amezi 3 4 miliyoni 10 ngo zirashize. Naho hari icyasoromye, hari icyatwaye. Kubera iki? Amata mwarakamaga, mwahumuza amata y'inka ya mbere ihumujwe, mukayatwara mukayamurikira ibigirwamana, mukamurikira ibigirwamana by'iwanyu. Hari inka zabaga mu muryango zitanywebwagaho n'umushyitsi, zanywebwaga nyir'urugo wenyine. Yaba adahari, ubwo iyo nkikagira ite? Ikonka. Uyu munsi wa none basogokuru
barabikoze, baso barabikoze, nawe ubwawe urabizi warabikoze, none warabiretse. Ntukibishoboye ntuzanabishobora. Igisigaye gusa ni ukujya mu nzu y'Imana, amaraso Yesu agakuraho uwo mwanda. Nta kindi cyakuraho uwo mwanda usibye amaraso y'Umwana w'Imana yagiye ku musaraba i Golgotha. Nta kindi cyazana amahoro mu rugo rwawe usibye amaraso ya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka nkubwire wowe ibyo urimo iyi si urabeshya, iragukura kwiyegereza, iragukura kwiyegereza, urayicikira heza. Ubu mwebwe ikintu uyu munsi wa none musigaranye kandi kitababagamo ubu uyu munsi mwize kuruga none muranera amabuye kandi ndataha nazanye imodoka yanjye Imana yarayimpaye. Ndakubwiza ukuri, abantu neza abantu bize kuroga ubundi kera mwebwe mwajyaga mugenda mukaraguza mukigarukira, none uyu munsi wa none ujya kuraguza ugakorayo n'imiti. Ubu bitagutangaza abenshi bicaye hakumenye ko bicaranye bintuze ibyirabura, bicaranye by'imihondo, bicaranye iby'ubururu, bicaranye bimeze bitane. Abagabo ibyo muriye ni byinshi. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Amen. Jeweho rero so nani kindi abantu banziza, pasiteri wowe urabivuga, haherutse kuza kwitorero umugore w'umututsi mwiza cyane. Ndiyo mbwiriza umwuka w'Imana yamanutse, ndamubwira nti mereza imiti. Tekereza yaje ku rusengero yazanye n'imiti. Ndamubwira niki gituma wica umugabo wawe umuruga? Atajya kwa muri babandi bo mu masenta, mubaza nti ngaho mbwira urabimuhaye mu mutsima, urabimuhaye mu mata, ubu si wakajya uzi kumwisha umugabo? Ati naramwishe byo. Ubundi mwabarokore mwe nabinjize. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Abantu nabibasabye nimwige kurokoka, mumaririre murokoke, nimurokoke, urokoka urokotse. Wibeshabesha mu rusengero ngo urumurokore kandi ubeshye. Namwe mutararokoka Imana irabashaka, irimo irabarembuza, nicyo cyatumye reka nkubwire ka Yesu igitangaza Imana yagukoreye, yakigukoreye kugira ngo uzajye uhora ukibwira n'abandi. Hari abantu uyu munsi wa none bakiri mu bapfumu ngo uyu ka Yesu na Rutasinzira yamutwaye amahanga, mutwara mu barangi, mutwara mu bapfumu, amujyana he ku munota wa nyuma. Imana iti nta mwana wo mu barangi, nta mwana wo mu bapfumu, nta mwana wo mu bigirwamana, uzabyara umwana wo mu rusengero. Tekereza nawe, ariko nawe tekereza gusanga umugabo nyir'urugo w'inka 400 yagiye bamwijije mu kantu arimo asunikamo umugongo, kandi ubwo arataha mu nzu nziza ya miliyoni 400 batinjira, ubwo umugongo n'ubundi waracitse. Ati se ndabishobora yagere bakamuga ati icara hasi. Tekereza umugabo w'ibondo ugasanga yicaye hasi, batikuramo imyenda, agakuramo itishati. Tekereza ufite abakwe n'abakazana, maze bagatangira igituza bakakibaga, bagatangira umugongo bakawubaga, bakaza kumanura ikibuno cyose bakakibaga. Uri nyir'urugo, ureba ngo uciye ibintu koko. Ubwo kandi icyo bakubagira niki? Ngo ufite umujura ukwiba mu rugo iwawe, ngo ufite umujura ukwiba, babaza umujura barakubagira iki? Ni mu kiganza umubwire ngo Yesu akeneye kurokoka. Ndakwinginze mumbwirire buhoro witonze, umubwire ngo Yesu akeneye kurokoka. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Haleluya. Ngaho nawe tekereza ngo ufite umujura mu rugo, ngo ufite umujura mu rugo kwiba, maze wagira kumvuga akavuga ati rero
atereka nzirika inka zawe, maze agahera ku mugongo umuga akawubaga, agahera igituza akakibaga, ugasanga uraho urwaye indasago ya Imana ihabwe icyubahiro cyane. Amen. Reka nange testimony ubone some ijambo ry'Imana rimwe ryonyine nsoze. Aherutse kuza ku itorero ryacu umwana w'umusore, maze abantu bambaye iziseni Imana bahereza umugisha. Aherutse kuza ku itorero umwana w'umusore, araza. Ubundi jewe ndashima Imana mu muhamagara Imana yampaye, so uko Imana itanga ibiconsho byayo yangiza umuhanuzi. Icyo nicyo gishonsho Imana yampaye. Imana ihabwe icyubahiro. N'ubu ngubu batari kwango twaje gushima, nahira iruhande. Iyo icyo giconsho Imana yarakimpaye, irakima neza, sinjanye yarakimpaye. Noneho umwana w'umusore araza yicara mu materaniro. Ngeze amasaha yo gusenga ndamuhagurutsa, ndamuhanaguruka sha ati, ndamubwira ni ndashaka kumereza ko kantu ufite umufuka wawe. Ati ni ndagashaka. Ati ntako nturakama, uretse urebe mbabwira aho muguye, nturakama. Ati ntako pastor, ati ntako. Ntekereza ariko nese Imana yanjye ko yakanyeretse, nturakama. Ati ntako. Ndamubwira ni ikimenyimenyi nakagufka kera ugafite muri wariti, nakagufka kera. Ati ni nakagufka kera, nimubwira ko kagufka ni ndamubwira nako kagufka ko ngakufite nakarwaje kwisi. Ndavuga ni umupfumu yaragiye ajya ku gasozi cyangwa se ku kibungo, ahakura igufwa ryarwaje kwisi, yahaguye araza araritunganya, niryo yaguhaye ngo rigiye kuzazana ubukire. Urarima cyangwa ntagurima? Aturabiza. Ati reka ndiguhe kuko narizanye. Ati iri ndigendana ngo rinzanire ubukire. Ubukire inshuti yanjye utahawe na Yesu, ubukire utarazwe na so ngo abuguhereze, ntubuhabwe na Yesu, ubwo bukire nta buhari. Va mu magufwa, va mu bishaka, kurikira Yesu azaguha ubukire. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Mwirirwa mu ndembo ngo nabacwezi, so ngo batanga amatungo, ngo batanga ibiki, hanyuma se ko batayihaye bagira yaye. Tuvuge ngo amen. Ongera ukore mu kiganza cy'umuntu mwicaranye, umubwire ngo Yesu akeneye kurukuka. Arahagaze arambuye amaboko, aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze mumusangana baruhura. Yesu arambuye amaboko, iyo nzoga yayikwambura ukaruhuka. Yesu arambuye amaboko, ubwo buraya yabukwambura ukaruhuka. Yesu arambuye amaboko, yagukura mu bapfumu ukaruhuka. Yesu arambuye amaboko, uko yaruhuye ka Yesu nawe utasinzira, nawe yakuruhura muri uyu mugoroba, n'umwemerera gusa byose. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Yaba Debura mushito wanjye, ntabwo nari namubonye, ariko Yesu yanyumbiye ariko ko nyifite mu buhamya. Uyu namusengeye yarapfuye. Hagarara. Uyu nguyu reka mbabwire, ni murokoke munongereho no gukunda ni byiza. Nubwo waba pasiteri ukaba ni muhanuzi runaka, udakunda ntacyo burimo, kandi gukunda ni umutima. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Hari ijambo ryitwa ngo ubupfura, njye nigisha ijambo rivuga ngo ubupfura bw'umuntu buba mu mutima, si uburanga si ubwiza bundi, ubupfura buba mu mutima. Wahura n'umuntu ufite ibintu byinshi, mwiza ku maso ariko ari inyamaswa imbere. Uyu baramunzaniye ari umurwayi, baterurira hasi, baterurira ku mufariso, ntamuzi. Ahantu bamushyize bamukodeshereje ngo njye mpamusanga musengere. Mbwira umudamu, ndamubwira uriya mudamu ko ndeba so yangana n'abashiki banjye cyangwa nawe yakubyara, numureka tukamuzana iwanjye. Araho atyo ari hasi, buri kintu cyose bagikorera hasi. Mudamu arambwira ati muzane. Turamuzana. Ariko ubwo tuzana iki? Nakubonye mavi, mbakunda neza. Imana yo mu ijuru, uyu arimo ahwera. Imana irambwira ngo mukoresha amasengesho y'iminsi 3.
arimo ahwere mukoresha iminsi 3 atarya atanywa, ari hasi begura bati mukoresha iminsi 3, nanjye nyirimo ntasigaye mukoresha iminsi 3. Yanga kweguka, yanze kweguka, mbwira Imana ngo mbwira Debora na Mavini twavuganye ku isimu, ambwira ati nje gutwara umugore wanjye kuko n'ubundi agiye gupfira aho ngaho, bizangora nza gutwara imayite. Ndamubwira nti mbabarira ku kwezi kumwe konyine, nadakira uzazutwara umugore wawe. Ninjira amasengesho y'iminsi 21, nibwo bwa mbere nari nkoze amasengesho ntarya ntanywa nkinga igishenge, mpamagara Imana ku buryo umugore wanjye yajyaga agacingura urugi ngo arebe ko ngihumeka, yaza agasanga ndacyahumeka. Nasengeraga uyu nta n'ikindi nasengeraga. Ngiye kuva amasengesho y'iminsi umunsi wa 21 ndimo mvamo, ndababwira ngo nimumuterure mu munyegereze, nanjye sinashoboraga guhaguruka. Baramunzanira mufasheho ndamusengera, Debora arahaguruka, Imana iramukiza mukisubu. Ndashima Imana. Undi genda wicare, nta muntu wazanye ibiri ngo ansomere ahantu ushaka ko ansoma. Nsomera mu ijambo riri mu gitabo Proverbs, imigani ibice 18 umurongo wa 10 wonyine. Ndahendeye n'ubu sinzi ibisinzi iyo byavuye ubundi singe bimbikora. Nubahiriza igihe yewe. Umurongo wa 10 aravuga ngo izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi ahungiramo agakomera. Izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi ahungiramo agakomera. Nta handi hantu na hamwe ho guhungira usibye ku munara w'Uwiteka. Ibyo murimo byose nimushaka mubivemo. Yesu arambuye amaboko, abarushye n'abaremerewe tuze tumusangara turuhura. Reka nshimireho aba bantu. God, Imana yibare. Ubundi so ni Imana itareba uko umuntu ari. Ngira ngo iyo Imana ireba gukiranuka kwawe ntabwo yakakugiriye neza, kuko ndabizi ariko God, ubundi uyu munsi wambaburiye ukarokoka. Umuntu wampagurukije iwanjye mutukura, abagabo baremereye, mundeke kandi ko niyo nibwirira uyu. Abagabo baremereye muri iki gihugu, baremereye bifuje kongera mu rugo rwabo, barabinanirwa, birananirana. Imana yanjye ntiyabyemera, nanjye ubwanjye sinabyemera kuko sinkunda kugenda nubwo washyiraho iki. Uyu munsi nakandagiye mu rugo rwawe, ntunyemerera ugasigara urokotse. Ubu ndabizi neza muri ubu bukwe ibi byose nibirangira imbandure yateguwe. Go basi kwasigiye umudamu wawe nkamusengera, nkinginga Imana yanjye ikabikora. Uyu munsi wa none ikaba yaragusekeje, nawe ntumbabarira uyu munsi ukansetsa ubikuye ku mutima, ugasetsa n'Imana yanjye ukarokoka. Ndabigusabiye nk'uko inshuti y'umuntu isaba. Ubu mbaye nikubisaha inka zanjye zaraye nabi nkakubwira nti ndakwinginze nshumbusha, ntiwanshumbusha. Noneho rero nanjye uyu munsi ngaho nshumbusha icyo nakigusabiye, kandi ugikora ugikunze. Ndakwinginze rukupu uyu munsi ubinkorere maze ntuzagaruke inyuma. Umugaragu w'Imana Elisa yabwiye Eliya, aramubwira umugaragu w'Imana Elisa aramubwira ati, umugaragu w'Imana Eliya yabwiye Elisa ati noneho ndakwinginze ngaho gira icyo unsaba. Aramubwira ati ndashaka imigabane 2 yawe. Ndamubwira atari ko se kunsabye igikomeye. Aramubwira atari ko nukomeza ukantumbira nagukurwaho ukindeba uraza kwakira kuri iyo migabane 2. Ndakwinginze nanjye nubwo ngusabye igikomeye kinkorere, ntugikorere giye ugikorera Imana urokoka uyu munsi. Iyi mbandure y'umugoroba mwebwe n'abandi, ariko wowe wiriye ko uyu munsi urokoke. Ndabigusabiye imbere y'imfura zateranye, imbere y'abashumba, nk'uko umuntu asaba mugenzi we, nanjye ndabigusabiye. Noneho nanjye nyine vuga ngo ariko Mana ntago navunikiye ubusa muri ya masengesho nasengeraga ka Yesu. Uyu munsi mpakuye umusaruro kugira ngo umbaga barokoke. Haba yarimo n'undi nawe yaza, ariko yewe rega ndisabira, afite uburenganzira bwo kuvuga ati paseri maze undekeye naho ubutaha.
ariko noneho yashobora kunyemerera tukarokoka nta kibazo. Oya, amezi abiri ntago nyama. Mva bagabo ngo nimuhereze amezi abiri. Se nigewe Mana tazize. Niba ubyemera umbwire. Gusa Imana yanjye nkorera igufateho. Koresha yanjye. Pastor Imana ishimwe, nagusabaga ngo mbabarire, mbanze nsenge nanjye nsengera. Aho ngaho Imana yansubirizaho nk'uko yadusubiza tukabyara tutayi tubizi, hari ubwo yansubiza nanone mu gihe kikajya ngaruhuka. Nagusanga kumbabarira ngo nsengere igikuru. Kare reka tubyemere kuko kurokoka ntabwo babihata umuntu, ahubwo barabimwingengera yabyemera akabikora. Nuko ndagushimira ko Imana ibintu bibiri. Ndagushimira ko Imana kwihangana mu myaka 12 wari umaze ukagumana na Yesu. Imana ibyumve ihabwa icyubahiro. Wibare kwihangana, wibare kugira umutima wo kwihangana. Bibiliya avuga ngo hahirwa bihanganira ibibagerageza, ngo kuko nibamara kwemerwa bazambikwa ikamba ry'ubugingo iryo Uwiteka yasezeranije abantu bamukunda. Rero wibare kwihangana, ukihanganira Yesu ku munota wanyu mu mugahangura. Yesu ndagushimira ko Imana jewe uyu mwana w'umukobwa twarabanye ku rusengero, mu bantu nzi bajyaga baririra Imana, bakaririra Imana bakeneye abana. Ni Yesu yaririye Imana. Yesu yaririye Imana, asenga amasengesho ayo nzi ntayo ntazi, ku buryo Yesu byagezeho aho ngira ngo umuyaguza akajya wihisha, kuko twebwe wacu turasenga. Ubaye uje utazi gusenga, niyo uje umushyitsi ndagusengesha. Rero ariko ndashima Imana yuko muri ayo masengesho atishwe n'inzara gusa, ahubwo yakwema umusaruro kwakira umwana cyane. Ukwezi kwa gatandatu iminsi 20 turi mu rusengero, naramubwiye ngo Imana irambwiye ngo taha vuba, ugiye guhura n'umugabo, Imana iguhaye umwana w'umuhungu. Mu kwezi kwa 7 agikandagira, numbaze God nibo mwarahuriye, numbaze simbizi, ariko icyo gitangaza cyarabaye. Tuvuge ngo amen. Uyu munsi wa none bafite umwana w'umuhungu. Ndashima Imana ko namubwiye umuhungu, Imana ikamuha umuhungu ntimuhereze umukobwa. Amen. Hanyuma rero ndiyo mpendera nifuzaga buri muntu wese unejejwe nuko Yesu na Rutasinzira Imana yamuhaye umwana bari bamukeneye. Ndakwinginze ufate ituro ryawe mu ntoki, turiturira Imana, dushima Imana. Icyo gusa. Murakoze na buri munsi byaho no gushima, mfite umwanya wo kuza kuvuga. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndashima Imana kubwo abantu mwese muteraniye aha, inzu y'ikanisa, abayobozi ba leta, abakozi, abantu b'igice, abantu abaturanyi mwese, ab'Imande n'Imande, Iburasirazuba n'Iburengerazuba, insonda z'insi zombi, ndabashimye kubw'uyu munsi, kubw'Imana yaduhaye kubyara. Twabyaye iminsi 31 y'ukwezi kwa gatatu, byari umunsi wa Pasika, ari ukuzoka kwa Yesu no kubyara rwake rurazoka. Ibyo mbishimira Imana. Amen. Nshima Imana yuko umugore yabyaye neza batamubaze. Ibigeragezo nubwo byari byinshi, ariko ubu twaratsinze. Amen. Pastor nzi wawe, je ntabwo igihe ibintu byo kwirukanka birananira. Naje wanda kwinuza ni umugore waje kubyara kwaranze. Nako ntabwo ndi umurokore, yuko je ntabwo nzi kubesha. Sinje no gufatirana, ntabwo mbizi. Ndo umuntu ugenda buhoro, iyo ufashe umuntu ndamukomeza. Nzibona abantu twatandukanye ngeze muri iki gice, nikandagira umuntu. Uyu munsi turacyari hamwe. Nakwinda nzanye umugore, nabyara nzaza nshimba, natabyara nzaza mujyana. Icya gatatu ndabwene si ndi umurokore.
nshima Imana yuko utabinyirukaniye, nshima Imana yuko naza gukansira mu rugo rwawe, ukansira mu nzu yawe, uwakuye umugore wanjye ku itorero umujyana mu rugo rwawe. Iminsi umugore wanjye amaze mutukura, narinze mvayo naragura amata, nyina wa Kakaragwe nyirabukwe basaza niwe wamwizaniraga amata buri munsi. Ibyo gufungura ibiti byose yari mu rugo rw'uyu. Nubejo nambwiye n'umwana we nzajya ngeze igihe mukoherereza nk'uko umukobwa azinduka Imana ahandi. Nendaga ngo abana banza n'iriya nyana, nshimishije inyana, abasihoye kunshimiraho muze mutikabanze bayizana. abantu abagereranya nicyo mukorera umuntu icyo yifuza akakigeraho. Nicyo mwankoreye pate yanjye nasizemo n'ijana ryanjye, nicyo mwankoreye pate yanjye ari namwe ivuye muri uru rugo, nicyo mwankoreye pate. bataza kuvoma bakayivuna rwose nimuyireke. Inyana abantu bose bayibonye, igisigaye no kugushimira, dushima Imana, ibindi byose mutayivuna rwose muy neza. Abo dukeshana ngo muze nanjye mumfashe dushime iyo Mana yabikoze. Shiraho ngayo yene aho harabaye. Imana mwije bahereza umugisha tubikora. Ndi mu gihe cyanjye bakundwa, ndi mu gihe cyanjye, tugire vuba vuba kuko mwana amaze kubyemera. Ndi mu gihe cyanjye, ndi mu gihe cyanjye, jyewe ndi mu gihe cyanjye. Umwami Yesu arabikunze, ashyize mu gihe cyanjye. Ibyo Mwami Mana yanjye nabikunda, iyo agushize mu gihe cyawe biragaragara, agukura ahakomeye akakuzamura, aho utaruzwi bakundwa ukamenyekana. Urukundo rw'Uwiteka rukura kure, mwibuke aho yadukuye, mubona aho tugeze, mumenye neza ko buri kintu kigira igihe. Gira neza Mana wakinguye inda ya Hana, Mana wibutse Sara, marayika aragenda aramubwiye agira ibitwenge. Data werukiranuka, ibitwenge ntabwo byari ibyo kunezerwa, ahubwo byari ibitwenge byo turazamura imirimo ukora wa Mwami we. Data buja umugaragu wawe n'umuja wawe Mwami, wabanejeje Mana, warabanejeje wa Mwungeri mwiza we. Data werukiranuka mugira neza, turagushimira yuko uri Imana, turagushimira yuko Data werukiranuka twebwe abana b'abantu turakubararira Mwami, tukagucira bugufu wera, imirimo yawe ikagaragara, ubuhamya bwawe bukamamara. Data werukiranuka Mwami mwiza, nk'uko warambuye ikiganza cyawe ugakora ku nda y'umujakazi wawe Mwami n'umugaragu wawe, ugakingura inda yabo wa Mwami we, ukabaha umwana Mana ya Aburahamu, umugaragu wawe Dawudi abivuga neza 127. Data werukiranuka Mwami mwiza, ndabigushimiye Mwami, turabigushimira, turambuye ibiganza byacu wa Mwami mwiza we, tubigushimira kandi uyu mwana tumukuragiza. Data werukiranuka mugira neza, turamushyira mu biganza byawe, umurinde indwara z'ibyuririzi, umurinde mu izina ryawe Yesu. Tuvuga ngo urakoze urakoze urakoze, icyubahiro ni icyawe none n'iteka ryose, ni mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana, amen amen. Bavuga mama bamuretseho mugato, mama bamuretseho mu gihe cyo yumvaga ashaka kubyara. Iyo bamubwira bati ikintu cyatuma ubyara nuko warokoka, akamenya neza ngo ni showadiro, yakarokotse uwo munsi. Ariko baravuga bati warokotse atari ko mwabaye mondetse, n'abandi bakamusabiraho imbabazi. Reka nkwereke mwebwe batarokoka, nubona binginga umuntu kurokoka ukabona yahirwa akabavamo akarokoka, nimukamubuza ujye mureka rokoka. Bamwe ntabwo twari beza, hari n'amagwa atakavuyemo abageni, ariko yararokotse baravamwe abageni neza, barayita ya mbere. Ntabwo twari beza, hari ubwo nakabaye naragusindiye ukantamwa neza nkagutama, wajya undeba ukavuga uti kiragiserane,
ariko nkuhagaze imbere ntabwo uzi utuvuta aho twavuye two kuguhagarara imbere nkagutungana imbere. Nanone mu bintu uzagerageza kumbwira, ntuzagerageze kumbwira kunywa inzoga, kuko ntabwo uzi uko nagusindira. Naba ncecetse imyaka 15 narakwirinze, uwo munsi nayinywa nkagutinyuka. Amen. Reka tuzabure Imana amaboko tuyishimire kubwo ibitangaza Imana ikoze kuri uyu musozi mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Reka twongeye tuyishimire kubwo itorero ka Yesu yakiriyemo na rutasinzira, tubashimire mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Imana ibongera amavuta ibashyitse n'ahandi ho mutarashyika. Amen. Turashima Imana. Bible yangimbwa neza, hari umuntu bitaga Rakeli, ngo igihe kimwe Imana iramwumvira, irangije iranamwumvira. Hari igihe Imana ikumva ariko ntikumvire, ariko yamaze kumwumvira. Bible ivuga neza ngo izibura inda ye ngo abyara umwana, agiye kumwita izina mwita Yusufu. Aravuga ati bisobanura ngo Imana inkuyeho igitutsi. Haleluya. Ariko ajya ngo Imana nigukuyeho igitutsi. Haleluya. Niba hari igitutsi kibi no kutabyara. Umva, babikubwira nyine byarabuze, ukumva barasa naho aribo babiteye. Karame. Uwapfa gatabyaye bamuherezaga ikarakara ijyana wanjye. Urumva ngo yacaga no mu cyanzu, ntabwo yacaga mu irembo. Ni ibintu bibi cyane, ni ibintu bibi cyane. Hanyuma rero Imana igukuye icyo gitutsi. Hanyuma hepfo aravuga ngo Imana amaze kumwita iryo zina avuga ngo Imana izamwongere n'akandi gahungu. Bibiliya y'Ikinyankore ikita kana ko kojo ngo izamwongera kandi gahungu. Mwitangiriro 30:22 ntabwo nibeshya niko havuga. So rero nyuma y'uwo mwana ntazi uko wamwise, ariko izakongereye n'undi muhungu nta kibazo, izamukongere mu izina rya Yesu. Haleluya. Turashima Imana rero, turashima Imana. Twakererewe ariko ntabwo ari abakerereje. Ndi umwe mu bantu bazindutse, ariko twakererewe, ariko ko nta kitari bukorwe, byose birakorwa. Tugushimiyeho Imana, tugushimiyeho Imana. Nimwibara abantu bashimiyeho Imana tutasinzira bafatanyije nayo gushima. Natangiye mbabwira ngo abantu baje hano niba abandi bababaranye nawe mbere, kandi bakaba bongeye umunsi kwishima hamwe nawe. Amen. Nibo bababaranye nawe bavuga bataye bambe kutagira umwana, Imana uzamuhereza umwana. None uyu munsi nanone baje gushima Imana yuko yamubonye. Imana baho umugisha buri muntu wese uri aha ngaha. Imana imugire neza kandi bamugisha. Nanjye mbasengeye umugisha. Nababwiye ngo turi mu rusengero hano uburyo bw'itorero, ariko nanjye hari ikintu cyo nashakaga gusaba. Ndasabye ntabwo ntegetse, ndasabye sintegetse. Mureke uyu muhango nk'uyu wo gushima tujye tuwuzamura tuwutware ku itorero ry'Uwiteka Imana. Ndabasabye Imana nigukorera ikintu wari umaze igihe kinini wifuza, mujye mureka tuzamuke umusozi tugende tujye ku itorero ry'Imana. Ibi bidara tubishyire mu compound y'urusengero, maze tuhahagarare ku itorero dushima Imana turi ku itorero. Ndabinginze dukureho ibyubahiro byo mago yacu, tujye tuzamuka umusozi tujye gushima Imana. Imana izabaha umugisha. Ikintu yarambwiye n'ukuri ndacyemeye. Mana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ike kuyeze, hanyuma natwe tuyase mu izina ry'Umwana. Ibyo bintu mutabi. Haleluya. Aha. Gatatu. Manura kabiri. Manura rimwe. Manura zilo. Otyo. Aha. Mwirinde umwana. Nabi hari uwatekerezaga gutana n'undi, none aba badayimoni bariyo barapfa kuko urukabiri no gusenga. Nanone ubu hari abapfa, ubu hari abarimo gushirira. Haleluya. Selecta pala. Kinamuhaye. Reka. Amukuriyo cyashuga cya kinini ukuri cyamuhaye. Buhoro. Iyo foto turayishaka. Aha. Ngani appetite yana guyizi icyo. Kubita guturaho hasigaye uko byakabaye. Aha. Otyo.
batyo hanyuma gitunganye tuyirire umusengero umugisha mubwire ngo Imana iguhereze umugisha ikongera abandi bana wongera ubyara abandi bana tuzagarukira. ariko icyo nshimira Imana